ubwo nyine naremeye turabana hashize nk'icyumweru aravuga ati nyine reka njye kukwereka mu rugo. Nyine turagenda hari mu Bugarama. Turagenda tugerayo mabukwe ntabwo yanyakiriye neza. Ikintu cyantangaje kikananyoberana n'izi saha nkitekerezaho nkanibazaho. Narafunguye umunsi wa mbere nsanga imbwa nini cyane. Gufungura hehe? Mfungura umuryango kwa mabukwe. Kwa mabukwe. Ubwo nararubonye nyine ngira ubwoba nsubira inyuma nirukanka ndahuruza. Nyine baraza. Dusanga mabukwe yicaye muri saro. Nyine bangize umusazi. Ati ko ari njye wari wicaye aha muri saro. Ati ni njyewe wisimbwa. Ni njyewe wazaga imbere. Abandi bose basigaye inyuma. Nakingura nkakubitana n'ibinyamaswa ntazi. Ndabyibuka umunsi umwe narafunguye. Nkubitana n'inzoka nyinshi cyane. Ahandi muri saro. Nahise nyine mbona ikibazo kiri. Naravuze ati uko byasa kose mabukwe ntabwo nyine ari shyashya tu. Kuko we yarazaga akambwira ati we wanze kugenda ku neza uzagenda nabi. Yari umuntu udasanzwe. Yego ntabwo yarasanzwe. Yarafitemo utuntu akora tudasanzwe. Kuko nabiboneye ku munsi wa mbere aho yahindutse aho nyine hari imbwa ari we nahasanze. So mabukwe yahindukaga imbwa agahinduka n'inzoka. Kuko hari igihe twabaga turyamye n'umutware byageramo nijoro hagati nkumva nyine inzoka iri hano mu ijosi. Yes, kuba ari mpo gukurikirana Big Town TV, reka tubahe ikaze mu bigano byacu bya Big Town TV dukora buri munsi. Icyo mbibutsa no gukanda subscribe mukagomana natwe maze gahunda zikagenda neza cyane. Uyu munsi turi kumwe n'umumama hano araza kutwibwira, araza kudusangiza amateka ye, inzira yaciyemo kugeza aka kanya ni ibintu bigoye. Maze nitumara kubyumva natwe turaza kumenya n'iki twamufasha cyangwa twamugirira nk'inama maze gahunda zikagenda neza. Reka tumuhe ikaze kuri Big Town TV atwibwire, adusuhuze maze ikiganiro kirambuye muraza kugisanga hano kuri Big Town TV. Mama, amakuru yawe? Murakoze cyane, amakuru ni meza. Watwibwira? Yego nabibwira, amazina nitwa Muneza Françoise. Muneza Françoise. Yego. Muneza Françoise ngo waciye mu bintu byinshi bikomeye. Yego. Mu cyamake ni ibihe? Ntibyari byoroshye, byari bigoye. Mu buzima bwanjye navutse mbona mu rugo hahora intonganya za buri munsi. Kugeza ubwo data iyo yatahaga yasanga dutetse umuraka umenamo amazi. Wavukiye hehe, wakuriye hehe? Amasheke. Nyamasheke. Uvuka ku muryango w'abana bangahe? Ni njyewe njyenyine. Wowe wenyine? Kuri papa na mama wawe? Aya, kuri data. Kwa mama wawe? Ndi uwa mbere, mama afite batatu. Ubwo turi bane. Muri bane? Yego. Sawa, okay. Ukaba wavutse uri wenyine kwa papa wawe? Yego. Papa wawe na mama wawe baracyabana cyangwa bimeze gute? Ntabwo bakibana, baratandukanye. Sawa, komeza utubwire inkuru noneho. Ntabwo byari byoroshye nyine. Data na mama nyine byarageze aho ngaho barananiranwa. Ubwo ngubwo nyine dusubira tujya kwa nyogokuru. Twagiye kwa nyogokuru naho ntibyari byoroshye kuko sogokuru ari umuntu ugira amahane. Ubwo ngubwo ntabwo twari kuhaba igihe kirekire nyine twarahageze atunganya mama cyane. Ariko nyine turakomeza turahaba igihe kiragira mama nawe nyine arashaka ngumaho kwa nyogokuru. Nari umwana mutoya niga mu wa 3 primaire. Ariko nyine ntabwo nigaga neza kuko barankoreshaga cyane, sinjye kwiga nyine nkahirira ingurube. Nava ku ishuri ntibampe ibiryo nyine najya kuvoma nyine natinda bitewe no kugenda gakeya bitewe n'ikibazo cy'inzara bansangaho bakankubita. Nyine ibi bintu bigoye biranyobera nsubira nyine aho kwa mama nyine aho yarashatse kuri uwo mugabo wundi wa kabiri. Nabwo narahageze nyine papa ntabwo yamurebye neza cyane, aravuze ati ubwo ngubwo niba uzanye n'umukobwa wese ntunga abagore babiri mu nzu urahita musohoke cyangwa we nyine arugumemo. Narebye ndavuga ati ibi bintu ntabyo nyine mama arambwira ati genda wowe ube ugiye kuba kwa papa wawe nyine.
naragiye nyine data nawe ubwo nyine nawe yahise azana n'undi mugore nyine kurerwa nyine n'umubyeyi utarowe ntabwo biba byoroshye ubwo nahise ko mva mu ishuri ubwo ngubwo navuga ko nagarukiye mu wa gatatu primaire nahise mva mu ishuri nyine murerera abana nyine yari yarabyaranye na papa nyine ntiyanyurwa no kubona mba murerera papa wese ashaka undi mugore yahise ashaka undi mugore ako kanya mbere y'uko mama ashaka ubwo nyine ntabwo yanyuzwe no kuba amufasha data yaratahaga akanteranya cyane akaba ubwo papa arankubita ijoro ryose akankubita nambaye ubusa ntanandazi no mu nzu akaba ubwo ndara hanze. Kubera iki se yagukubitaga cyangwa yagufataga gutyo? Yarankubitaga cyane ubwo nyine muka data yaramubwiraga byinshi biba mbeshyera ngo ni iby'ibijumba ngo nagiye guca ibigori by'abandi ngo ntacyo mbuze nibyo pe narabyibaga nkanabica bitewe n'ikibazo cy'inzara nyine nagiraga kuko yagaburiraga abandi nge ntangaburire nyine bakamfata nyine bakaza kubiyama nyine akandega nyine ngo nasize ibyo kurya mu nzu nyine njya nyine kwiba nyine papa akankubita cyane akankubita akabubwa ndaza hanze kuko ndabyibuka mu rugo inyuma hari ibiti by'ikawa nibyo najyaga kuraramo muri izo kawa rero hari utwatsi nyine dukunda kumeramo twitwa nyine nyiranzara nitwo nyine nahiraga nyine nkanyunyuza utuzi twatwo numvaga tundyoheye ariko nyine bwacya yaba ari mu rukerera nkasubira nyine kwa aho ngaho mu rugo kwa muka data nkicara inyuma y'umwango igihe bakangukiye nyine bagakingura nyine bakambona nkatangira akazi muka data yakoreshaga uburyo ki ari bunteranye ku buryo ki ntari burare mu nzu kuko buri mugoroba inzu yanjye zari izo kawa ntibyari byoroshye nabaye muri ubwo buzima ntiga ntajya nkakora imirimo yose yo mu rugo ariko nyine muka data akanoteza cyane hamwe na papa nyine bikaba ibintu birebire nyine nza nyine guhura n'umusore nyine antera inda. Mwahuye gutse umusore? Yarabizi neza ari inshuti yanjye ariko nabonaga ari ibisanzwe abizi neza akanzanira nyine nk'imyumbati yo guhekenya rimwe na rimwe muri izo kawa. Yari inshuti isanzwe? Isanzwe. Nta by'urukundo byari birimo? Nta by'urukundo byari birimo sinanabitekerezaga nta nubwo nari nzi ko bibaho. Nyine akanzanira nyine utwo kurya bamuhaye akagaburamo nyine aho ngaho nyine naraye muri izo kawa nyine turaryamana nyine mu kuryamana nyine birangira nyine ahise antera inda. Ariko mwaryamanye kenshi? Ntabwo ari kenshi cyane ariko nta nubwo ari rimwe kuko nyine numvaga nyine ari kungirira neza pe kuko inzara yarandiye cyane ku rwego ntashobora gusobanura. ubwo rero kubona anzaniye umwumbati wo guhekenya numvaga ari ikintu gikomeye cyane kuko sinigeraga mbibona kuko n'umurima wose nakandagiragamo ari ku manywa. Urabona mu cyaro hari igihe bahinga ibijumba nyine bakaza kubikura hakaba ibigenda bishibuka mu mirima iyo babaga barabimazemo wambonaga mu bijombore by'ibijumba bye wese yavuzaga induru. ubwo rero nta buryo nyine nabibonagamo ahari navuga ko nazize umwumbati. Ibyari byoroshye hari umumama nyine twari duturanye. Ubushuti buhita buhinduka? Yego nyine nkinamubwira ati nyine ndatwite akimara kumenya ko ari wanteye inda sinongeye no kumubona ukundi kuko we yari mukuru kundenza sinongeye kumubona nkajya mba muri ubwo buzima n'ubundi nkakomeza ya mirimo yo kwa muka data. None mu gihe warijyamaga ngaho mu ikawa papa ababyeyi bo bafataga gute? Mana yanjye nyine bo abenshi ntago bari babizi kuko iyo bwabaga bugiye guke nagendaga ku mwango nyine nkicara nyine bakagira ngo hari naraye hanze muka data akavuga tubonye n'imbwa zikijya ariko nyine akabivuga nyine papa ntawe uhari. Abo ntago bari bakunze kubimenya ahubwo babimenye nyuma aho umubyeyi w'umuturanyi nyine yagiye kubatukana nebe babwira akaba ari nawe nyine wanjyanye mu rugo. Njyanye we aravuga ati nta kibazo uzajya ukora imirimo mike ushoboye nanjye icyo nzajya nkwishyura no kukugaburira nta kibazo. Nyine numvaga ari byiza cyane kuko nyine
nabaga ndi buryame yanashaka ibyo bijya akabinyuma kuko inzara yo nari narayimenyereye. Ariko kujyanayo umaze gutwita? Yego, inda iri kugaragara. Wa musore nawe wari inshuti yawe? Reka sinigeze kumubona. Ahita guhunga? Ntabwo nigeze kumubona ukundi. Ubushuti buhita burangirira hariya? Yego. Kandi wabyakiriye nabi cyane? Cyane. Wari uzi ko ari bugufashe mu bibazo noneho yaguhunze? Niwe nari nizeye kuko niyo byibuze nabashaga kubwira ibyanjye akanyumva. Niwe nabashaga kubwira ati ndashonje cyane akanyumva. Akaba yaguteye inda akoresheje imyumbati? Umwumbati umwe wo guhekenya niwe yanzaniraga. Wonyine? Ngo numva nyine n'amazi ndi burenzeho. Nyine nkumva ngiriye neza cyane. Okay. Uwo mukecuru nyine yaramfashije mbiwe igihe kinini, igihe kiragira ndabyara turakomeza turabana nyine ubwo narabaye nk'umukobwa we nanjye namufataga nk'umubyeyi wanjye cyane. N'ubu ngubu iyo mutekerejeho ndamushima. We yari umuturanyi gusa? Yari umuturanyi gusa ariko nyine yandutiye data. Yambaye hafi rero igihe kiragira ndabyara, ubwo ngubwo nyine umwana arakura yuzuza nk'imyaka 2. Aravuga ati dore umwana rero ageze aho akeneye ibintu, akeneye kujya ku ishuri kandi nyine nta hantu ho kubivana. Genda ukorera umukobwa wanjye i Kigali hanyuma ntazagira igihembo waka, ayo yari kuzajya guhemba tuzajya tuyakoresha ku mwana nyine. Azajya yohereza nyifashisha umwana. Ndavuga ati nta kibazo rwose. Mba ndemeye ndaza nyine hari Gasanze niho nyine namusanze nyine. Nubwo naje gukora ku mukobwa we ntago nari nemerewe kugera muri salo. Ninde wakuzanye kuva mu cyaro ari akakuzana i Kigali? Nyine naziye kuri telefone. Yamaye nimero nzi ha shoferi. Inaho kuva mu rugo ngera ku modoka ho ni mukecuru nyine wamerekeje. Bahana nimero. Nageze hano Nyabugogo nyine naho ntega igeri Gasanze. Ni ubwa mbere uri waje i Kigali? Ni ubwa mbere. Nuhe mwaka? Umva umwaka rwose wa 2012. 12. Ni ubwa mbere uri wakandagiye i Kigali? Ubwa mbere. Iki gihe wazanye n'umwana wawe cyangwa ntabwo wari wabyara? Nyine yarasigaye. Iki gihe wahise umusiga? Yasigaranye na mukecuru uwo nguwo. Uraza i Kigali? Ndaza. Ugeze i Kigali noneho byaje kugenda gute? Umva navuga ati niho hantu habi nabonye. None se ko nibura no mu cyaro byibuze nubwo banenda nziza umwumbati, ariko ntari byibuze narawubonaga cyangwa nkajya kwiyo n'ibyo bijumba bakamfata. Ariko tekereza ntago nari nemerewe kugera muri salo, sire nemerewe guteka nyine nta n'ibyo nari nazi basi. Ubundi nozaga ibyombo nkakubura hanze, nkamesera imyenda abana bakambakambishije. Nyine ibintu nk'ibyo batekaga ibishyimbo bakamama n'inwa, ariko nyine nayo nyine nkashimira. Bakajya inyama nyine ntibemere basi ko nkomba n'amagufa nyine tu. Nyine nkajya mbona nyine ni ibintu bigwa ariko nkavuga ati icy'ingenzi ni uko umwana wanjye abaho ari ahantu. Ubwo ngubwo nyine ndemera nyine bimbana ibibazo. Okay. So uriya mukecuru yakubwiye ngo genda muri famiye iri hano i Kigali ubakorera akazi? Ni umukobwa we. Ariko ntabwo bazajya baguhemba? Wapi nta giceri nemerewe gufata. Amafaranga bagomba kuguhemba bayoherezaga ari kugira ngo ufashe umwana? Afashe umwana. Wowe njye nkakora gusa. Ugakora gusa? Sinemerewe no kurya. No kurya ntabwo wemerewe? So batekerezaga ko uri bubeho gute? Ntabwo mbizi. Cyakora nyine iyo bangiraga impuhwe nyine mu byombo nogeje ntari ibyo basigazaho nyine nkabirya. Abantu uko bagufashe nabi impamvu yari iyihe? Kuva mu itangira ryanjye nyine nuko nisanze. Impamvu nihe kugira ngo bagufate gutyo? Kuko umuntu ugukorera akazi ko mu rugo ni umuntu wo hafi cyane mu rugo ku buryo bigusaba kumufata neza mukabana neza. We ni gute bagufashe nabi gutyo?
niba navuga ati nuko bari bazi ubuzima n'ubundi ko imvuyemo sinzi impamvu nicyo babikoreraga ariko nyine rimwe na rimwe narajyaga nyine bakampa nayo manini nwa nagira amahirwe nyine hakaba ubwo ibishyimbo bibacika bikagwamo ntabwo nyine mbizi. Okay. So wakomeje kubakorera kugeza ryari? Mva narabakoreye mbakorera umva hafi nk'imyaka 6 gutyo. Agiye kiragira mbona umusore turakundana hano i Kigali hari ukiri kubakorera hari nkiri kubakorera nyine ndavuga ati byibuze nyine umusore arambwira ati se waretse tukibanira ndatekereza ndavuga ati byibuze mbanye n'uyu nguyu byibuzeho wenzi nabasha kujya kuko nyine kuva icyo gihe cyose n'ubu ngubu ntago nari najya inyama nakombye nyine amagufa mabuja ari inkubita mu mutwe kuva icyo gihe inyama nazivuyeho. Urabeshya ubu ngubu ntabwo uri inyama? Nahise numva niyo mbitekereje nibuka kuntu nyine mba numva ari ikibazo mba mbona nyine. So umaze imyaka ingahe utarya inyama? Mva kuva nanavuka hari kuko mu gihe nari ngiye kuzijya ntago nari mbyemerewe. Ukiri mu cyaro n'amagufa nyine nabonagaho kwa mabuja ntibemeraga basi ko nayakomba ubwo rero nahise numva nahise nzireka kuko n'ubundi ntago nari kuzishaka ntafite ubushobozi bwo kuzibona. So ntabwo wigeze urya inyama muri make? Na n'ubu ngubu n'umuceri nkuriye vuba n'ifiriti nabwo nyine ntago sinzi ko nabivuga. So ibyo byose byararangiye maybe ubu ngubu kubera icyo utarya inyama? Nyine niyo nzitekereje nyine usibye ko bitewe n'ubuzima mbayemo kuzibona ntibiba byoroshye ndagira nti akaguza inyama harimo ikiro kimucira abana bakakijya kabiri gusa nyine sinzijya rwose mba numva ari ibintu bitankwereye. Kubera iki bitagukwiriye? Kubera ko nyine inshuro zose nagiye nzigerageza kuzijya nyine barantukaga bakambwira nabi. Okay, ubu ngubu nta muntu wagutuka ariko inyama ziriya tuvuge ziri hano imbere yawe wazirya cyangwa ntabwo wazirya? Biri kure cyane. Biri kure cyane? Nzagutumira dusangire inyama sibyo? Murakoze. Tuzirye cyane kabisa nyinshi cyane kugira ngo ibyo byose bitubyibagirwe kandi uzanakomerezeho uzirye. Ntibyoroshye biroroshye. Nyama nyine mba numva ari ikintu gikomeye cyane kidapfa kuvuna uwo ari we wese. Oya urazibona kandi mu Rwanda rwacu inka ni nyinshi ikiro cy'inyama nubwo gihenze cyane 4,000 urumva ko ugomba kurya inyama. Byarangoye cyane sinzi nyine ku buzima wenze hari igihe bwahinduka umuntu akazirya. Reka dukomeze story yacu turaza kugenda tumenya byinshi. Yego nabanye nyine n'uwo musore umugabo wanjye hashize nk'icyumweru arambwira ati ntitwakomeza kubana gutya reka njye kwereka mama mu kazana. Nyine turagenda iwabo ni mu Bugarama. Nyine twagezeyo ntabwo byari byoroshye. Ujyana nande? Njyana n'umutware nyine urumva ko yaragiye kumpereza. Icyo gihe mwese mubana wa undi mwakondanye? Wahise uva mu kakazi ko mu rugo? Turibanira. Umwana wawe hariya mu cyaro nawo ubwo ngubwo bumvisha amakuru ko naretse akazi bahita bamujyana kwa nyogokuru. Kwa mama wawe? Iyi baramwakiriye. Okay. So umwana atajya kwa mama wawe hano we basureka akazi bahise bamujyanayo. Uwo musore mwakondanye igihe gitoya cyane ariko kuko nta n'iminsi kuko twaramenyanye aravuga ati se nyine uzakomeza nyine tukaragana mubwira ubuzima bwanjye mubwira ko mfite umwana mubwira nyine n'uburyo ki nyine mbaye kuko ngiye umuntu wese twavuganaga nabonaga nyine usa n'uri kunkunda nataka ko mvuga ati umva rwose ngiye ntunyobereho rwose ntacyo nicyo bimeze gutya na gutya uwo wenyine yaranyumvise mubwira
tubyegera byose nyine aravuga ngo tubane numva yorose wabyuka kandi avuga ati byibuze mbanye nawe ahari najya ibiryo nyine nkumva ndahaza kuko kuva navuka kugeza icyo gihe nakoraga nyine ako kazi nari naragiye umuceri nari ntarajya nyine nari naragiye ibiryo ibyo ari byo byose ngo numve ndariye ko muri biriya bice by'iwanyu bahinga umuceri kubera iki barawuhinga cyane ariko kubona nibiba byoroshye kubera iki mva rwose mu rugo baranawugiyaga nyine tunge urukumpumurira gusa so ibiryo bisanzwe waryaga kenshi ni ibihe imyumbati yo guhekenya cyangwa iyokeje ibijumba byokeje nyine nabyo nagiye kureba nyine nkokesha ni atari so umuceri waje kurya nyuma cyane reka dufate noneho hahandi umaze utangiye gukundana n'uwe musore ni gute yaje kugushyiramo politiki yo kujyana mukabana mu rugo yarabimbwiye ati waretse tukibanira numva nyine arankoreye ndabitekerezaho ndavuga ati wenze uyu nguyu tubanye nabasha guteka kuko nawe ndi umugore nyine nkajya nkarura nkajya nkumva ndariye numvaga ari byo nshaka cyane numvaga nshaka gushira inzara ubwo nyine naremeye turabana hashize nk'icyumweru aravuga ati nyine reka njye kukwereka mu rugo nyine turagenda hari mu Bugarama turagenda tugerayo mabukwe ntabwo yanyakiriye neza yamubwiye nabi cyane nyine aramubwira nabi byinshi iki ni igicyuzanye hano uyu muntu utazafata isuka ngo abashe kuba yahinga ngo ubu bwoko ntago nyine bukora nyine sinzi ubwoko yavugaga ubundi bwo nyine tuhabana bwo ari ibintu birebire kuko umunsi wa mbere yamaye baramukazi banjye ngo bajye kunyereka nyine aho duhinga turagenda gukacagurira umuceri ngiye baranyebera ahari kugira ngo barebe koko nzabishobora baranyebera ndakora cyane pe aho ni he ni kwa mabukwe ni kwa mabukwe yaragiye kunyereka ni nko gusura kubasura mu kigaruka so umugabo amaze mutangiye kubana we musheri wawe mwabanye hano i Kigali nk'icyumweru none nyuma y'icyumweru ahita akubwira ngo reka tugende mu cyaro njye kukwereka iwacu none ugezeyo ngezeyo nyine ntibabyakire neza kubera iki se ntabwo bigeze bagukunda ntabwo bankunze cyane ko bavugaga ngo ndi umututsi ngo ntabwo nyine dukora ibyo bintu biracyabaho ntabwo mbizi n'ubwa mbere nabyumvishe njye sinari nanabizi ngo ntabwo nyine namenya gufata isuka ngo mpinge kuko umunsi wa mbere tujya guhinga bampaye baramukazi banjye turagenda ariko ahangaho umugabo yari yakujyanye gusura gusa nta kindi yari yagiye avuga ati inge kukwereka nyine mabukwe wawe maze muhite mugaruka i Kigali ntabwo yavuze simbizi ahari ko hari ukwigumana kuko twanabaye igihe kinini ubwo nyine umunsi wa mbere mva guhinga ikintu cyantangaje kikananyoberana n'izi saha nkitekerezaho nkanibazaho kuko bose bari inyuma na mabukwe namusize inyuma n'umugabo wanjye na baramukazi banjye kuko yari ari kunshushubikanya ati nihute nyine nteke basange biyengo nyine bagiye kubya abanyakigali batetse narafunguye umunsi wa mbere sanga imbwa nini cyane gufungura hehe mfungura umuryango kwa mabukwe nasanze imbwa nini ku buryo nafunguye urugi nyine kwa kundi ufunguye ugasunika nyine urugi rukagwa imbere ntabwo rwigeze rugenda cyane nyine nasanze urubwa runini ruri mu muryango mu nzu muri saro runini cyane ubwo nararubonye nyine ngira ubwoba nsubira inyuma nirukanka ndahuruza ndavuga ati ni mu ntabare ndapfuye atese bigenze ute mba ndabatekerereje ndavuga ati ikimenyimenyi ni muze murebe urubwa rwuzuye saro ku buryo n'umuryango ntabwo yabashe kufungura neza umunsi wa ubwo nyine ni umunsi wa mbere urwo rubwa ni ubwoko ki rwari urubwa runini na n'izi saha sinjya ndukurura ubwoko pe ngo mbashe kuba narumenya
ubwo ngubwo narahuruje nyine ndababwira ati n'ikimenyemenye nimuze murebe nyine baraza dusanga amabukwe yicaye muri salo umaze guhuruza abantu baje ari benshi dusanga niwe yicaye muri salo nyine bangize umusazi nyine ndatangira mba umusazi kwa mabukwe nyine ibi bintu bigoye ati ko ari njye wari wicaye aha muri salo ati ni njyewe wisimbwa kandi pe narasunitse ndasunika urugi rwanga gusunikika gusa nabonaga urubwa runini cyane nyine bibi bintu birebire nyine biratangira birancanga cyane ariko nkajya ndushaho gusenga ngo wambunuwe mabukwe ni gute wamwitimbwa nuko uyu mabukwe nawe ni gute yahindutse urubwa runini muri salo nanjye byaranyobeye n'ubu njya nyiritekerezaho umva birancanze pe nyine intambara irarota ati nyine umuhungu we yarongoye umusazi ati narabivuze ukimuhingutse anaterega ubu bwoko si ikintu ati nyine bibi ntambara bibi bintu bigoye nyine nagize imana mbona nyine biracogoye buba burije burongeye burakeye ariko buri gihe uko ngiye gukora ni njyewe wazaga imbere abandi bose basigaye inyuma nakingura nkakubitana n'ibinyamaswa ntazi ndabyibuka umunsi umwe narafunguye nkubitana n'inzoka nyinshi cyane ahandi muri salo nyinshi cyane ahandi wasanze mabukwa wasanze imbwa muri salo niho waje kongera gufungura niho nongeye gusanga inzoka inzoka nyanzoka inzoka nyinshi gusa ni imikara zari imikara nyinshi n'ubu benzi tekereje mana yanjye sinzi uko nabivuga nyinshi cyane pe imba ndongeye ndawusha ati ngaho nimuze mu ndebere ubutaha narababwira ati mbonye imbwa nini cyane muri salo mungira umusazi ngo nimuze murebe n'izi nzoka njye ubwanjye narazirebaga ariko bo bareba bakazibura nkazibereka nkavuga ati singizi atese ziri hehe nyine nkajya nkomeza nkabona nyine ibintu bidahana inzoka nyinshi cyane none byahise birangira gute wowe uri kuzibona bonago bazibona nyine nahise nyine mbona ikibazo kiri naravuze ati uko byasa kose mabukwe ntabwo nyine ari shyashya tu kuko we yarazaga akambwira ati we wanze kugenda ku neza uzagenda nabi ati no kuba ukiriho ni mama wawe byibuze nkifitiye impuhwe ati ariko komeza nyine ubyangu uzaba wirebera nyine mitako mbona ko ari umupangu wiwe ndavuga ati nyine yari umuntu udasanzwe yego ntago yari asanzwe yari afitemo utuntu akora tudasanzwe kuko nabiboneye ku munsi wa mbere aho yahindutse aho nyine hari imbwa ari we nahasanze so mabukwe yahindukaga imbwa agahinduka n'inzoka ibintu byinshi cyane mu maso yawe kuko hari igihe twabaga turyamye n'umutware byageramo nijoro hagati nkumva nyine inzoka iri hano mu ijosi urabeshya nkumva nyine nkumva yanzengurutse cyane nakoraho nyine nkumva kiranyerera namurika nyine nkasanga ni inzoka nini urabeshya be nabwira umugabo ati ngaho ndebera turi kubona iyi ngaho atari inzoka iriho we akayibura ariko ngewe nyibona nyine birakomeza ibintu birebire ariko iki gihe umugabo wawe yari yagusizeyo we yagaruka i Kigali cyangwa nawe yakomeje kubana hariya munararana mu cyumba kimwe tunararana mu cyumba kimwe so mukagenda kuryama kwa kundi wapfumbatse umugabo wawe ukumva inzoka niyo yakuzanye nkumva inzoka runini cyane nkumva nyine aha hose huzuye inzoka inzoka imwe we nayimwereka akabibura nyine akavuga ati mama we akamubwira ati ni iby'iwacu ati nibyo navanye mu rugo ariko nyine byamara guhoshoka amaboko akangera akavuga ati tegereza noneho ikigiye kuboneka ati agiye kuboneka umurambo wawe nkavuga ati akabikwibwirira neza we nyine we yari yarabinyeruriye ariko njye sinari kubyumvisha undi muntu ngo mubwire ko ari mabukwe n'ubundi njye nari umusazi nari umusazi nta kintu nari kuvuga nyine ngo gihabwe agaciro
Okay, byaje gukomeza gute cyangwa byaje kurangira gute aho ngaho nyine kwa mabukwe? Namenye ko ntwite. Indi? Namenye ko ntwite inda. Uyu mugabo wawe noneho? Yego, turi kumwe. Menye ko ntwite rero ndatekereza ndavuga ati ahantu hameze gutya niba mabukwe anyanga gutya sishobora kuhabyarira. Nyine we ubwo atari yabimenya cyane. Mbwira umugabo ndamubwira ati nge ndumva ashaka gusubira iwacu. Ariko nyine ku rundi ruhande nkumva simbisha nkavuga ati mu rugo hari umwana wanjye ngiye gusubira iwacu ntwite noneho ndahinguka he nyine. Nyine nkavuga ati urundi ruhande nkavuga ati kugira ngo byibuze mpfe gutya reka mpfe gusubira iwacu. Umugabo wanjye nyine yaranyumvise. Nyine aravuga ati nta kibazo reka ndamubwira ati nshaka gusubira iwacu cyangwa mu kimwe hoje dusubira i Kigali abariho tube mu buzima nyine tubonye ariko ntari hano hari kumbangamira cyane. Ubundi bwo nyine aremera ariko mabukwe agira ngo aramperekeje kuko iyo amenya yuko tugarutse i Kigali ngiye kubana n'umuhungu wiwe ahari nyine ntago yari kubyemera kuko we icyo yashakaga ntago yanshakaga. Ubwo nyine tugaruka i Kigali. Tuba nyine ari ku Gikondo. Turagaruka nyine turabana ariko uko bukeye uko bwije nkajya mbona umugabo ari kumpinduka kuva twabana yari atarankubita urushyi. Noneho kwa mabukwe yari mwahingaga umuceri sibyo? Naho uri kumwe n'uwe mugabo wawe ntago wigeze uharya umuceri? Mva narawuriye niyo hantu nawuriye. Niho hambere wari umuceri. Ariko hari igihe nari nabyibagiwe. Iyo nabaga ndi kujya nabonagamo ibisimba. Urabeshya? Nabona hari ibisimba nyine bikunda kuguruka nyine mu kirere nibagiye uko byitwa. Nabyereka umugabo nkavuga ati kuko tekereza ko twanasangiraga n'umutware. Uruhande rwanjye ndi kujya nkabona ni ibisimba gusa. Uri kurya ibisimba? Keretse wiyo yantamikaga nibwo numvaga ndi ibiryo. Urabeshya? Ibyo byose byabayeho? Yego ubwo ngubwo nabifata nkaho nyine ntigeze nanawujya. Inyama hariya ntago wigeze uzi? Wapi? Kubera ikize ku mabukwe ntago batekaga inyama? Wapi ntazo nabonaga batetse keretse hari igihe banywerezaga guhinga ngiye nyine keretse iyo bazitekaga nagiye. Ariko mpari ntago nigeze mbona baziteka. Ariko umuceri mwawuryaga ukabona ibisimba? Ikintu nabashaga kujya nyine nkumva ndakiriye nta kibazo ni ibijumba. Yatari. Sawa muhita musubira muhita musezera ko mugiye kwigendera nda? Yego tuba nyine twigarukiye i Kigali. Nyine naho nyine tuhageze ubwo ngubwo umugabo yakoraga akazi kose abonye. Ubukarani kiyedi ibintu nk'ibyo bimuhesha amafaranga. Nyine nanjye nari ntwite ndari nkuru nyine naniwe. Akajya akora nyine rimwe na rimwe nyine agahaha nyine nkateka nyine cyakora nyine nibwo nariye umuceri. Tugarutse nayo i Kigali. Ubwo nyine kubera ko nari natwite habaga nyine kwisevingira tukajya dukeya ubundi tundi tukatuzigama. Ahangaho uri kumwe n'umugabo wawe? Mwahise mugaruka hahandi mwabaga mbere? Hano i Gikondo niho twahitiye. Mwahise mujya i Gikondo? Okay. Ahangaho se akanyama ntago muri akarya? Hashize igihe gito ndabyara nyine nawe ahita agenda. So iyi story yo kubyara no kugenda k'umugabo nayo tubwire neza. Ubwo nyine igihe cyarageze ndabyara. Ndabyara njya kwa muganga mbyara abana babiri. Impanga? B'abakobwa. Ubwo ngubwo amafaranga twizigamaga niwe nyine wabaga uyafite. Ubwo nyine ndamuhamagara ndamubwira ati nyine nabyaye kandi nyine bari kuduca amafaranga menshi cyane ko nta mituweli twari tunafite. Nyine ihutana ayo mafaranga twishyure. Arangije avuga ati hari umuntu nayagurije nagiye nyine kuyaka. Ubundi bwo nyine ndavuga ati nta kibazo nyine wihute umunsi wa mbere urashira ntiyaza. Uwa kabiri urashira ntiyaza nyine bitangira kunyobera. Kuko urumva no ku bitaro twari dutunzwe na ba bantu bagemurira abarwayi.
umunsi wa kabiri ushize nyine biranyobera gusa nyine Imana ntabwo ijya ibura uko igenza nagize gutya mbona umuntu nyine w'umupapa nyine ubuje mu bitaro afasha abantu nyine buri wese akajya agenda avuga ibibazo afite nyine ndavuga ati iki kibazo mfite nicyo kwishyura ibitaro nkataha nyine niwe wanyishyuriye ibitaro icyo gihe n'ibihumbi 10 by'itike. Umugabo se nta bushobozi yari afite nawe? Wapi na n'ubu ngo nyine kuva icyo gihe ubwo naratashye ngera mu rugo nyine ndakingura ubwo ngubwo nkinguye nyine mbona burije mbona burongeye buracyatari yazi ndamuhamagara ndamubwira ati se bimeze bite arangije aravuga ati reka njye narigende ubwo nyine yabonye mbyaye impanga aragenda yantaye nyine nkimara kubyara nta nubwo yigeze abona amana wamubyara impanga akahita anaguta mu rugo ntiyigeze abona nuko basa usibye kubyumva aba nyine ntaye mbyaye nyine mba mu buzima muri ubwo buzima bugoye ubwo ngubwo muri ibyo 10,000 wa mu papa wari waje kudufasha ku bitaro yaduhaye n'ahari nsigaranye 4,000 ubwo ngubwo nyine ntibyari byoroshye nahise mpamagara mama ndambwira ati wamfashije ukanyereza umukobwa wanjye wundi mukuru ubwo ngubwo nyine kuko icyo gihe ari mukuru cyane abaramunyohereje niwe wahise kusigarana abana banjye nagiye mbagurira amata ubwo muri ibyo 4,000 nari nsigaranye nahise ko nyine njya kubizunguzamo umuzunguzayi yego nyine ntibyari byoroshye nkajya ngenda nyine nkabasiga nkabagurira amata mutwo mbonye ubundi bwo nyine akabasigarana nyine ubuzima burakomeza kugeza na n'ubu ngubu ntabwo yari yagaruka sindanamubona ntabwo uramubona na telefone byose yabikuyeho nawe iwabo se ntabwo baba bashaka kureba mama we agashaka kureba nabo nyine njya mbahamagara nyine ntibamvugishe so nawe wahise ubareka noneho ukirerera abana bawe iyi nahise mbareka nyine nirerera mfata umwanzuro wo kurera abana nyine tubaho mu buzima bugoye nyine so ziriya mpanga zifite imyaka ingahe bagiye kuzuza umwaka 1 n'igice baracyari bato cyane so ubu ngubu mubayeho gute ubu ngubu nyine urabona umukobwa wanjye ntago yiga umukuru yafite imyaka ingahe ubu ngubu yujuje imyaka 10 okay wabyaye ukiri mutoya cyane ariko nabyaye mfite imyaka 14 urabeshya yego kuri 14 nari mubyaye baba we so watwitse ufite imyaka 13 yego ntabwo nyine byari byoroshye imagine so ubu ngubu umwana wawe afite imyaka 10 mukuru babandi batoya bafite umwaka umwe hafi n'igice yego ni atari rwose ntago byo so bose muri kumwe abana 3 bose turi kumwe nawe papa w'abandi 2 nawe yaragutaye nawe yaragiye ntago uzi n'ahantu ari ntago mazi ntago ugeze umushakisha wapi ntago nyine nagiye muhamagara ntamfate rimwe na rimwe nyine telefone akayikuraho nkabaza abagenzi batwari tuziranye bakambwira ngo ntago n'ubu ubu sinjya mubona sasa mu kwandikisha abana wabigenje gute ni njye banditseho na papa wapi ni atari rwose sawa okay mubayeho gute ubu ngubu kugira ngo bone basi mu kuntu wakwishyura iyo nzu abo bana nabo babone umugati wa buri munsi ibiki byose amata n'ibiki byose nyine biragoye pe biragoye cyane sinabona uko mbivuga usibye Imana nyine rimwe na rimwe igira neza nyine tukabona ibyo kurya kuko uyu munsi hari igihe tugiye ejo tukaburara iyo mbonye nyine akazi k'ikiyedi ndagakora nabona nyine udufaranga dukeya mvanye mu kiyedi nkajya kutuzunguzamo nyine iyo nabonye uduceri turajya tutatubona nabwo nyine bikanga ahanini duhangana n'amafaranga y'inzu kujyaho nyine tugiyeho byabonetse nyine biragoye cyane biragoye kweli iyo urumva ko n'uwo mwana wanjye mukuru ntago yiga noneho muri iki gihe umwana wawe mukuru amaze kuza akagufasha kurera abana ukajya kuzunguza ku gataro n'ibiki byose ntago murarya inyama
wapi reka nta nubwo njya nzitekereza. kubera iki utazitekereza? Kubera ko ndareba nkavuga ati akaguza inyama harimo nyine byinshi nyine bakariye kabiri, mba mbona ari menshi cyane. So mu buzima bwawe kugeza aka kanya ntabwo urarya inyama? Ntabwo sinjya nanazitekereza. Umwana wawe mukuru se we nawe ntabwo arazirya? Mva ntabwo nigeze mubaza, ariko nawe ntabwo ajya abitekereza, ariko ntazo yariye. Yaba yaraziriye mu cyaro. Oya, ugomba kurya inyama. Reka nsabe bangaba abantu barimo kureba kugukurikira kuri Big Town TV bakuremere uze kurya inyama. Ako kanyama ndashaka kuzakubona ukuntu uri kukarya. Nibatinda nanjye icyumweru gitatu butangire ejo bundi, nzaguhamagara umunsi umwe nushaka kuzana n'abana bawe bana turya inyama, cyangwa tuzazana iwawe tuzirire iwawe. Si byose? Nta kibazo. Sawa. Ibyifuzo byawe ni ibihe kuri aba bantu barimo gukurikirana Big Town TV ubu ngubu bamaze kumva story yawe? Irababaje, ariko ibyo wifuza n'icyo wabasaba n'icyo wababwira? Nabasaba nyine ko bamfasha mu mirimo nkora, wenze nkabona nk'igishoro nyine gifatika nkagira akazi nkora. Sinigeze ngira amahirwe yo kwiga, sinzi no gusoma cyane, ariko niwagira akazi kadasaba ibyo ngibyo yakama. Nyine ndifuza ko bafasha n'umwana wanjye akiga. Yego. N'ubufasha. So ukeneye akazi n'ubufasha bundi bw'umwana kujya kwiga n'ibindi ibishoboka byashoboka ibyo ari byo byose, byo maze ubuzima bukagenda neza. Bahereze nimero za telefoni aka kanya n'amazina ari muri iyo nimero ya telefoni, maze turebe kuko barimo gukurikirana hano. Benshi ndabizi ko bakozwe ku mitima yabo ni story yawe. Babwire nimero za telefoni. Yego, nimero yanjye ni 078 078 78 78 16 karindwi. Zisubiremo 078 78 16 karindwi. Amazina ni Muneza gusa niko handitse. Muneza byonyine. Sawa. Bana mumuremere kweri ako kanyama aze kukarya. Urumva imyaka yose umuntu atararya inyama ntago bishoboka. Ntago bishoboka rwose. Inyama mu Rwanda turazifite nyinshi cyane, inka ni nyinshi cyane, amata ni menshi cyane, biki byose n'ibindi byinshi. So mugerageze kugira ngo dufashe mama, ngira ngo mumaze kubyumva uko bimeze kugeza aka kanya ukuntu abayeho n'ibiki byose mwabyumvishe mwebwe muri gukurikirana Big Town TV. Let's do this, tumufashe maze gahunda zigende neza cyane. Mu gusoza uratubwira iki? Nyine banje gushimira nyine abantu bose badukurikiye. Nawe ngushimira. Murakoze cyane. Je nagupromisinze icyumweru gitaha uzarya inyama. Murakoze. Nuko wantunguye, ariko twari no kuzirya n'uyu munsi. Murakoze. Biriya by'amaboko yo guhinduka inzoka ni imbwa nini cyane. Ubifata nk'ibiki? Ni ibirozi niki? Nabifashe nk'ibirozi, nabifashe nyine nka hari umurozi mukuru cyane, kuko n'ubwa mbere nari mbibonye. Nyine nibye yitungiye pe, kuko nawe ubwe yarabinyibwiriraga. Nibye. Wigeze kuganiriza umugabo wawe ukamubwira ngo mabukwe se ko wari uko nguko na birozi birimo kweri, something like that? Nabonaga ko aba ari uguteranya umwana na nyina. Nanze kwivanga mu byabo. Naravuze ati wenze azabibone mu bundi buryo, atavuze ngo ndi kumuteranya na mama wiwe. Nta kintu azi ko mbizi. Wa undi mwabyaranye umwana wa mbere, wa mugabo mwabyaranye umwana wa mbere, ubu muravugana murabonana, asura umwana we cyangwa ari igihe ashaka kumenya amakuru umwana we? Wapi, muheruka kera cyane. Nk'imyaka ingahe? Mva ni kera, kuko nanabyara nkimara kumubwira ati ndatwite. Kuva icyo gihe sinongeye kumubona, banza aragiye hanze. So muri imyaka 10 yose umwana afite ntabwo arabonana na papa we? Wapi, ntabwo bari babonana. Izi mpanga nazo papa wabo ntabwo twari twavugana.
so kubera iki ibi bintu bigenda bikubaho gutyo wowe bifata gute? Mva mbifata ahari se niba navuga ati ni umuvumo simbizi, kuko mama agize gutya atandukanye n'umugabo ashatse undi, nanjye urabona ko bisa ari nkabyo, nyine simbizi pe. Wemera se kubijyanye n'umuvumo? Ntabwo mbyemera cyane, ariko nyine nkimara kubona nyine biri kumbaho gutyo, naravuze ati wasanga unabaho. Ujya usenga? Yego ndasenga. Komeza usenge cyane kandi wizere ko ibintu bizahinduka umunsi umwe bimere neza. Thank you so much. Iyi ni Big Town TV, turi kumwe n'umushyitsi wacu hano, ngira ngo yamaze kutubwira byinshi mwabyumvishe. Reka nshimire Mike behind the camera, namwe murimo kurikirana Big Town TV. Reka tugerageze turemerewe no mu mama gahunda zigize kugenda neza. Ndongera ndabibutsa kenshi cyane tumuremere maze bize kugenda neza. Until next time, ciao, bye bye.